Ndagusuje mukunzi wacu ari nakura naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma. Hagaragaye inkuru mbi cyane, inkuru y'incamugongo. Abaturage aho nabo barimo barasaba inkunga y'amashengesho nyuma y'uko urupfu rw'umugabo n'urw'abana babiri bose bapfiriye umunsi umwe, kandi izo pfu zose zabaye bishwe bose n'ikintu kimwe cyane cyangwa ikintu cyabahitanye ni kimwe, kandi icyo kintu kigomeje kuzonga abatuye aka karere ka Kamonyi. Uraza kumenya mbese icyo kintu cyahitanye uyu mugabo n'aba bana babiri cyaba ari ikihe, mbese ubuyobozi bwo bwaba bwasabye iki abaturage, mbese abaturage bo bisabiye iki ubuyobozi. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushigikira ukaramusa aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazu kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatoya turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo yagaragaye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka rero nongere mbaye ikaze bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe ya hano mu Rwanda ndetse n'ayo hanze y'u Rwanda. Reka ngushimire we wakoze subscribe, nanagira inama umuntu utarayikora ko nawe yayikora nonaha yakabona n'akazu kaza nako kakahita kakandaho, kw'icyo gihe azabashimangiye yuko agiye kujya aba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, urupfu rw'umugabo waguye mu kirombe rwabanjirijwe n'urw'abana babiri nabo baguye mu cyobo, ariko icyo cyobo nacyo kikaba cyarigeze gucukurwamo amabuye y'agaciro. Uraza kumenya rero icyo abaturage hano bisabiye ubuyobozi. Iki kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro cyaho bita mu Muganda giherereye mu mudugudu wa Nyarurama, akagari ka Bugoba, umurenge wa Rukoma, akarere ka Kamonyi. Kuri uyu wa 30 Nyakanga 2024 ahagana ku isaha y'isa 11 cyagwiriwe Shawumukiga Fideli w'imyaka 42 y'amavuko ahita abura ubuzima. Mbere yaho gato cyangwa mbere yuko iyo nkuru y'incamugongo ya Shawumukiga Fideli imenyekana, abana babiri nabo baguye mu cyobo cyahigeze gucukurwamo amabuye y'agaciro nabo bakurwamo bapfuye. Kuri Shawumukiga Fideli wagwiriwe n'ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro, amakuru agera kuri KN Radio avuga ko iki kirombe kitagira nyiracyo ucyanditseho ngo aba ari we wabazwa ibigikorerwamo. Isoko y'amakuru yacu ya KN Radio ahamya ko cyakorerwagamo n'abazwi ku izina ry'abahebyi cyangwa abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko mu buryo butemewe n'amategeko y'u Rwanda. Amakuru dufitiye gihamya kandi yemeza ko ubwo iki kirombe cyaridukaga abari kumwe na Shawumukiga Fideli bihutiye kumukuramo, ariko biba iby'ubusa ubwo bamugeragaho basanze yamaze gushiramo umwuka kare. Nibwo rero bahise bigira inama bashaka uko bageze umurambo we ku bitaro bya Remera Rukoma. Bakimugezayo abaganga nabo babura icyo babikoraho, kuko abaganga bahise bababwira ko yamaze gushiramo umwuka kare. Mbere y'iyi mpanuka y'ikirombe yahitanye ubuzima bwa Shawumukiga Fideli, mu masaha ya mu gitondo hamenyekanye indi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Tunza, akagari ka Buguri ho mu murenge naho wa Rukoma, aho yahitanye ubuzima bw'abana nabo babiri ubwo bari bagiye koga mu cyobo cyari cyararetsemo amazi cyacukurwagamo amabuye y'agaciro, cyari kirimo amazi menshi cyane. Aba bana bavugaga ko bari bagiye kwizimya akazuba ngo kuko akazuba ko muri iyi minsi ari danje ngo cyangwa gakaze. Bashakishaga abo bana kugira ngo babone iyo mirambo yabo hifashishijwe moteri ikogota amazi, gusa kubw'amahirwe make basanze abo bana n'ubundi bamaze gupfa kare.
Nyuma yo gukuramo iyo mirambo y'aba bana babiri, ubuyobozi bw'umurenge wa Rukoma buri kumwe n'inzego z'umutekano zitandukanye zirimo polisi, RIB, DASSO bakoranye inama n'abaturage babanza kubihanganisha, ariko kandi banaha ubutumwa busaba cyane ababyeyi n'abarera abana kumenya kubakurikirana, kumenya ibyo barimo cyane cyane muri ibi bihe by'ikiruhuko abana barimo. Ubu buyobozi kandi bwasabye kurinda abana kujya gukinira mu mihanda, kubabuza kujya kwidumbaguza mu bidendezi n'ahandi babonye amazi menshi cyane. Mu mibande no mu byobo akenshi usanga bitarasibwe ubwo hacukurwagamo amabuye y'agaciro. Zino pfu zabereye muri uyu murenge wa Rukoma muri aka karere ka Kamonyi kandi izemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma, Mandela Innocent, aho yemereye umunyamakuru wa KN Radio ko aya makuru ari ay'ukuri koko, aho yavuze ko ari urupfu rwa Shabumukiga Fideli wagwiriwe n'ikirombe, yaba kandi ari ay'urupfu rw'abana babiri nabo baguye mu cyobo bagiye kwidumbaguza. Ngo koko ari ukuri. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma, Mandela Innocent, avuga ko inzego bireba zikimara kumenya iby'izi mpanuka zahise zitabara hakiri kare ndetse bakanagira inama abaturage. Gusa nanone baba abaturage, baba bamwe mu bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye bavuga ko nyirabayazana w'ipfu zikunda kuba mu birombe ari ikigo cy'igihugu gifite ubucukuzi mu nshingano, ngo kuko ahenshi mu hakunze kubera izi mpanuka ari ahacukurwa mu buryo butemewe n'amategeko y'u Rwanda. Bashinja kandi iki kigo cya RMP kudatanga ibyangombwa ahantu rimwe na rimwe unasanga harigeze kuba hafite abahakorera nyuma y'impushya zararangiye cyangwa se uwahakoreraga. Ibi tubizabigarukaho mu nkuru itaha twerekana isano iri muri izi mpanuka no kuba nta byangombwa cyangwa nawe ubazwa kandi byakakwiye kugira uwo bibazwa. Aha rero ni hamwe mu baturage banemeza bavuga ko hari ababa babifitemo inyungu ariko bari inyuma y'amarido. Ibi rero nibyo bikomeje kubabaza abaturage muri aka karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, bavuga ko leta ikwiye kugenzura neza ahantu hose hacukurirwa amabuye y'agaciro, ngo kuko nitabyitaho ngo ubuzima bw'abantu benshi buzagenda buhashirira umunsi ku munsi, ngo kuko ngo muri aka karere ka Kamonyi ngo niko karere kakunze kumvikanamo cyane cyane ipfu z'abantu bakunze kwicwa nabo bacukurira amabuye y'agaciro, ngo kuko ngo nta tundi turere bikunda kugaragaramo cyane nko muri aka karere ka Kamonyi. Reka ngushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Tunakwibutsa gukora subscribe cyangwa sabone nakozugira akazana kukagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye igomeza ibarinde.